nibwo Vestina ashyize ubutumwa ku rubuga rwa Instagram kuri story yiwe avuga yuko nta mugabo uzongera kumukoresha ko ngo babayeho nabi ndetse ko wazongera gukunda cyangwa se uzongera guhitamo azabanza kumwigaho neza bihagije. Ubu butumwa buratunguranye, icyo nicyo cyambere twaheraho cyambe ni ubutumwa butunguranye, ni ubutumwa buri wese atari yiteze kuko uramutse ukurikije amezi ashize arushinze n'umugabo we n'amezi 3 nta yego n'amezi 3 Idrissa wo muri Burkina Faso. Wavuga ko butunguranye ariko nanone ukavuga uti Vestina kuva bakinjira mu muziki mu gihe cy'imyaka 4 ishize bombi aririmbana na murumuna we Kamikazi Dorcas. Ni umudamu cyase n'umukobwa utaravuze cyane mu itangazamakuru mu bijyanye n'urukundo kuri page y'urukundo. Vestina yatangaje amagambo yanditse kuri story ya Instagram ye, amagambo ubona ko arimo agahina ndetse yashyizemo n'ama emoji arira cyane. Mera nk'uzuminga ubanze wereka abantu ubone kubisoma, uri kugaragara neza hano aravuga ngo today the life I'm living is not the life I choose. Cyangwa se akavuga ngo uyu munsi ubuzima ndi kunyuramo agari ubuzima nahisemo ku giti cyanjye. Agakomeza akavuga ati I'm living in a bad situation. Cyangwa se uyu munsi ndimo ndanyura muri situation cyangwa se uburyo ubuzima ndi kunyuramo uyu munsi nagari ubuzima bwiza kubera ko si ubuzima nigeze mpitamo ku giti cyanjye. Akomeza akavuga ati and I didn't deserve this. Cyangwa se nago nari nkwiriye kuba mu buzima bumeze gutya. Agakomeza akagira ati I know I made a bad decision in my life. Cyangwa se akavuga ngo ngewe ndabizi nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye. Uyu munsi nicuza kuba ndetse narayahisemo aya mahitamo nahisemo. Agakomeza akavuga ati I have learned a lot. Cyangwa se nize byinshi. No man will ever. Ese Vestina yabarakoze ubukwe bwa filime? Ese Vestina yabarakoze ubukwe bw'ikinyoma? Ese Vestina yabarabanye na Idrissa atabishaka ari amahitamo y'abandi bantu? Vestina akomeza avuga ko Ubugingo bw'Ijuru TV yatugejejeho byinshi byiza. Yego rwose ni umugisha ukomeye, ndabikunda cyane. Amahoro y'Imana abane nawe ukurikira ibiganiro by'Ubugingo bw'Ijuru TV, kandi ngushimira wowe wakanze subscribe ku Bugingo bw'Ijuru TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru yiriwe ivuga mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga zitandukanye. Abantu benshi turamuzi ni Dorcas ndetse na Vestina, ariko tugiye kwibandaho ni Vestina. Vestina yanditse amagambo akomeye cyane aribwo abantu benshi bibajije ibibazo byinshi bitandukanye, bituma natwe Ubugingo bw'Ijuru TV dushaka amakuru twakugezaho kugira ngo umenye imva n'imvano y'ibi bintu. Vestina ubundi ni umuntu ki? Vestina ni umuntu wakuriye mu karere ka Musanze, ubwo ni mu ntara y'Amajyaruguru. Yize amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Ubwo yari ari kwigana nibwo impano ye yatangiye kugaragara yo kuririmba, aho aririmba mu tsinda rikomeye cyane hano mu Rwanda rya Vestina ndetse na Dorcas, manager wabo ariwe Irene Murindahabi. Vestina agikora umuziki twabonaga basenyera mu itorero rya ADPR, bakora umurimo w'Imana wo kuririmba kandi babikora neza cyane. Ubwo bari bageze kure 2025 n'uyu mwaka turimo twabonye ibintu bigiye bitandukanye kandi bikagenda tubibona umunsi ku munsi. Vestina ubwo yararangije kwiga twabonye akora ibiganiro byinshi bitandukanye, ariko hadaciyemo kabiri tubona basohoye ifoto ngo avuye mu murenge. Ibyo byabaye urujijo nk'uko n'ubu ngubu turi kubona ari urujijo rukomeye, ariko byageze nyuma tubona ko ibintu ari ubukwe kuko bavuye gusezerana mu murenge we Vestina ndetse na Idrissa. Idrissa wo mu gihugu cya Burkina Faso niwe basezeranye. Icyo gihe twagize ibyishimo bikomeye cyane kuko twari tubonye umukobwa wamamaye cyane mu muziki uririmbana na Vestina ndetse na Dorcas, abonye umugabo ukomeye cyane uturutse mu gihugu Burkina Faso, dore ko yari afite
n'amafaranga akomeye cyane kandi amafaranga menshi cyane umugabo we. Icyo gihe niho twumvishe ko umukobwa wo mu Rwanda asanze umugabo wo muri Burkina Faso. Bidaciyemo kabiri ubukwe bwaratashe ndetse abantu barishima cyane, dore ko anari bwo bukwe mu bukwe bubiri bwa mbere mu gihugu bwaje ari nk'ubwa kabiri cyangwa ubwa mbere, bitewe n'uko bwakurikiwe n'abantu benshi batandukanye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri MI Irene. Vestina ubu ngubu amaze iminsi ari mu bitaramo muri Canada, aho batangiriye mu gihugu cya Canada muri Vancouver, aho bari kumwe n'itsinda rikomeye cyane riramya Imana rigahimbaza Imana, Vestina na Dorcas ndetse na manager wabo Irene Murindahabi. Akiri muri ibyo ngibyo niho twabonye itangazo cyangwa ubutumwa yageneye abakunzi be. Murabubona kuri screen yanyu, buri bwanditswe mu kirimi mu Cyongereza. Mwabonye ko babusobanuye, mwabibonye ko video gitangira umvise ko amagambo yanditswe kuri ubu butumwa yamenyesheje buteye ubwoba ndetse n'ikintu gikomeye cyane cyatuma habaho divorce hamwe na Vestina ndetse na Idrissa. Itorero ADEPR niryo yakuriyemo Vestina ndetse bitewe n'uko bari banze kumusezeranya we n'uyu mugabo, byatumye ahindura idini ndetse n'ibintu byagaragaraga imbere bituma abihindura, nk'aho yaje gukora ibintu byo kwisukisha abantu nabyo babiteraho comment. Ese ni biki bituma tubona ibintu bitandukanye kuri uyu mukobwa wacu, tubona ibintu bitangaje cyane cyangwa bigiye bitunguye abantu benshi? Ni ibihe bibitera? Reka dukomeze tubashakira amakuru agezweho ndetse tubamenyesha ko amakuru yose tuzabagezaho 5 kuri 5.